vare niyo wanyica sinakongera kundana nawe cyereka nibasubiza ibihinyuma Sevalent kazabejo mu gihe rero yarangiye twaba dukundana mu biki nese wewe reka tuzakora imwaka utaha umwaka utanze mfite undi musheri uzagaciro ka Sevalent ase ubundi wankundaga cyangwa kuvare ubundi uratekereza se watuje kwera ntuzi biki ndekuzwa no nankoreho ubu nta uburenganzira ufite ko kunkoraho nuze mu biki utinyuka umpindishe erega nanjye ndaho nditeguye Sevalent ngo baransohokana urangije sha ukura telefone turi mu muhanda base tugende urabyumva ngenda njyane nawe utazongera no kunyitambika umva ujye mbona uyitucaho utanahindukiye mu byukuri ko kuri Sevalent ntabwo sohokanye nicyo kibazo none abandi bana barabasohokanye nje nyine bigaragara ko ndi n'abandi banje wenda sine nayizihiza pe uyizihiza se kubera utizihiza ni umunsi wabakundanye rero wakabaye risinguka idini ryacu ntabwo ribyemera wamaze ukundana n'idini wanirese ushaka ikinye n'idini ryawe ako se wenda shengiye kankubaza mu byukuri ngiye naramukiye mu kazi urumva vuga ati wena ninza kuvayo kare turaza kuvugana numva turi butaye kare pe imvura iza kugwa ibibazo biravuka n'ibiki umuriro ndawubura ubura n'umuntu utira telefone ukorana n'amarobo ku buryo tagira telefone nta muntu n'umwe watira telefone nimerangira guhiza muri urutwe rwawe ngumamagara umishe nese kutamamagara no dukorana kuba kutamamagara noneho ngiye ko nagwamagara gafone yawe kanga gucamo nese wamagara ndi nyine abantu bose ndi kuba ntago bazi hano korana no korase turateretana nagombaga gwamagara nimero yawe ngategereza kuza kumfata ngo dusohoke wenda buretse gatoya nta buri nari kintu wambwira abandi bana bari gupostinga indabo nta rurabo nta kanyenyeri nta kintu kimwe urabasa cyo ni kibazo ni indabo cyane wibeje ndane ibyo bintu ndabigutamika mvana imbere wanje Yesu ukuvuga ngo ni indabo akuri nanone tujye tugendana uriya tujye dukura ko dukeye muri imibare urumva kano kandi ndagiye mfatiye mu 30 nguze ururabo urumva tugere ko wenda impano ya 30 cyangwa wenda 20 iyo ni 50 twoye duhe tugiye ko 20 wenda yo kuza kwineza cyangwa se gusangira agafana iyo ni 70 tuvugishije kuri sheri mu bihumbi umushayi w'umujana nkorera urumva nsigaranye iki bitwaye iki se ibyo se birandeba okay none reka nkubwire rero iyo udashaka guspendinga amafaranga wari kundana n'abakobwa babakene baciritse uriyongoje uraje umukobwa nganjye w'inyamirambo uba washoye hakinyamirambo niho hataba abantu nk'abandi Nyamirambo nyine ugomba kuye ko Nyamirambo yiyubashye irimo abakobwa biyubashye warangiza wari kujuteta abakobwa biyongiyo izandubu yongiyo nyuma y'umugi uri kubyumva neza nibo babyihanganira njewe umwana wo kwitara ukifata kuri Sevalent nta rurabo nta message Genda umwisilamu ntago twizeye wari guteta n'abasilamu rero sindi umusilamu hene umusilamu wahe izina Valence urumva rero y'abasilamu ubaye umusilamu kuri Sevalent kare kose gute warambwiye kuri umusilamu nagare wamubagiraga ngo ugiye gusenga ako se shiri ngereka nanye nkwibarize uhura musotsokanye byakanga urwo rero umpaye ntago narwakira yo mana yime ntago nayifata nimba dukunda na wayi note ariko ye mwifata umukobwa nyenga sokana umuhungu musokana se naramubyaye nese wenda gusokana narakubyaye uranereta hari ikintu cyawe nzi niba unereta ugomba kumfata nko wambyaye ukanyita uri kumva neza ukansokana buri kimwe cyose ukamenya wanyese nabigusabye ariko ngewe nayisheke cy'icumi wabona amafaranga yacu abayatuvunnye we nitwe rero nyine tuyabonera ubusa nyine n'ubundi Imana iba amafaranga yo kutwitaho Ruswa amafaranga na kandi kamaro nukwita kuri shiri wawe niba udashaka guspendinga amafaranga witereta urakennye nyine genda ubeho mu bukene bwawe undi barabivuze ukuri twahuye mu buryo gakundwa na nyine rero sindi nyoko niyo mpamvu utagomba vare imbere ubundi mvimbere reka njya nkubwiza ukuri vimbere umva ngiye kankubwira vare gwere umunsi dutandukanye umva nyine manza uzambaye no mu ba ex bawe ko wambereye imbwa pe uri imbwa umba imbwa ngana ni agango kadatangura aba kuri Sevalent agango kadasoka ariko indabo ni ibiryo basi yo umvuga ngo wenda ngo ntago nakugura inyama ngiye kugura inyama se inyama kuri Sevalent nararushye inkoko wari kugura inkoko cyangwa kagura ifi ukarenza no kumururabo ururabo ubundi niyo Sevalent ukarenza kandi no kuma ama gift ukamurabo no rutarimo n'Imana ukarakoze wenda tujye tugendana nanjye uramutse umpaye iyo gift nayakira ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde wanje kugira icyampa kugira ngo mwiture basi we ni icyo wamaye ku buryo wumva ko nagira uhaye urukundo ngo umutima wawe nenye nta mutima nagwaye umutima se uwo mutima yakugaragara mu bikorwa umutima wawe ne kubona mu bikorwa uri gukora ariko ngiye nagwaye urukundo nari gufata umwanya wanje nkaza nkaba ndi kumwe nawe ku Sevalent urwo si urukundo hari umutima urenze wo ngukeneye shere twubahane kandi tureka kwiteza abantu nyine ibyabaye byarabaye basi wenda reka tugende tubinozanuze
ariko gutandukana ntago ari byo ngomba. Vale niyo wanyica sinakongera kundana nawe kereka nibasubiza ibihe inyuma Saint Valentin kazabejo mu gihe rero yarangiye twaba dukundana mu biki wakihanganya kweri tukaya kwiteza abantu ariko ngiye mwihangana narakubyaye Vale nakihanganira umwana nabyaye nawo wowe rwose ntago byashoboka igihe cyose tumaze dukundana hari uko ntageze nanjye nari ngutegereje nari negeze ndo ububwa bwaho bushingi nasanze urimbwa guhera ku musatsi kugeza ku kirenge Vale urimbwa uri gicucu uri kinagazi mana winamvugisha sinshaka no kubona uvuga wacu ubu amafaranga yose nagiye ngutakarizaho nibwo ubonye ko ndimbwa imbwa ayahe nari kuyabona kuri Saint Valentin waranenguke ntabwo twagahembwe Vale wamaze wari kwikopesha ukanaguza mvimbe Vale reka nkubwire ikintu suzongere kumamagara ndakuruta nangoranga nakuraburiza Vale kandi ndagukubita ibuye nani hano ngo mwasomwe mvimbere hatajyana umuntu abona mvugana nawe nundi munsi umfate nko tugeze tunamenyana wamukenewe ntuzongere guteta umukobwa utarakira wakinuwe ubu uri muratesha abakobwa igihe korosa tomoka mvimbere sha nzere ko mwiriwe amahoro twizeza narishatse kuganira namwe nk'abana banjye nubwo iminsi yari baye myinshi tutavugana kubera guhugira mu mibereho yanyu ngira ngo ntawe ukiri mu ishuri mwese mumaze gukura ikibazo ni akazi ariko ibyibanze nasabwaga nk'umubyeyi ndumva naragerageje ko nababeshye ari byo nsigaye mbona bikandenga cyane cyane mu myitwarire yanyu nta n'umwe urimo kugenda nk'uko mbyifuza nta n'ubwo murimo kugenda ku buryo bumpesha agaciro cy'umwihariko n'umashaka kuri uyu mugoroba tuganira kuri Benita nubwo mbona wagira ngo hari uwamuteye ikinya turanavuga ko tugiye kumuganiraho reka ta we ntacyo ubona umuntu ubana nawe tuje adatekanye n'umuntu ufite ikibazo gikomeye ariko nta kintu ashobora kukubwira ko muhurira ku meza subona arya neza ntago arya nk'uko bisanzwe ukuntu yakundaga inshyushyu ubona agikoraho biramunukira mbona agira ngo byamuteye n'iseseme ukuntu wala bene uzi ikintu kibonwa na musaza wawe urasabona iki kabazi kwe ese ndakubeshye ibyo byose ukuri kare ko wakunze urabizi wabaye cece abizi se nitwirirwa nanga simba mbibona uburyo bitwara mugabanye imanza bene byari byo byose uko mungana gukenera ababyeyi ntabwo nkiri umwana mutoya wo kubeshywa ibigana mu mataha y'inka papa njye sinitonda nibyo uyu munsi turavuga Benita umunsi wawe nawe n'ejo Imana ibintsindire gusa Beni reka tureke gukomeza kubitsinda ntabwo nshaka kukubwira ngo ni ibi n'ibi ndashaka ko nk'umwanzuro wawe ko nkeneye kumuye kuri kwanya ko inda utwite n'iyandi ndase ntabwo muzi Imana ishimwe ko utagiye mu manza zo kuvuga ngo ntutwite niko Beni barenze ijana ku buryo utazi uwo ari we oya ibyo by'ijana ntabwo ari byo nari mvuze nyine ntabwo namwibuka byari umunsi umwe uhura na batatu ku buryo kubatandukanya byakunaniye
ni babiri n'umwe ntize gute umwe waba utamuzi ntabwo ndi kumwibuka neza wari wasinze se wari wanyoye itabi se nari nsinziriye bari bagusinzirije se nari nasinziriye bagufashe ku ngufu se n'umugono bakwibye ntiwari wasinze nta kindi kiyobyabwenge wari wanyoye ntabwo nk'ibiyobyabwenge wasinziriye umaze kubikora ese byagenze bite uburenganzira bwe ariko ubu mwari batatu ugiye gushyiramo wa kane nturimo no kutubwira se ndaza kumwibuka ariko ubu ntabwo ndi kumwibuka gira ngo mvuge nabi papa ni ukuri ntabwo mwibuka mu myaka ishize ntaguceka uragira ngo nkutimbure nimwibuka ndahita muvuga urumva nta soni ufite ibintu urimo kumbwira basi mu munsi umwe wo kumwibuka ngiye gutuma murumuna wawe inkoni papa mbabarira umunsi nguhe umunsi umwe wo kwibuka amahano wakoze ni ukuri ntabwo mwibuka neza turaguhongera kugira ngo tubwire ibintu bijya kutugora se izina rye nyine ni muremure ariko utari muremure cyane utabyibushye utananutse ntabwo nakubwiye uko ateye nakubwiye kumpa izina ndumva nacanganyikiwe papa nimbyibuka ndahita mu wacanganyikiwe wari wacanganyikirwa utarinjira materinete ndi kwibagirwa cyane kubera ubwoba nakubwiye ngo muri batatu agiye kuba uwa kane ninuza ndamwibuka kubera ko ntakubajije gahunda afite se niyo mpamvu wumva ushaka kunkinisha hariyo mwavuganye uzi ko afite se bya gahunda ntabwo mbizi ndamwibuka ndabimubaza sakamunanira amashuri wize minerivare zatakaye ufite ubugoryi butuma udashobora no kutubwira umuntu mwaryamanye umuzi papa nyine nimwibuka ndahita mubaza gahunda afite nawe mite mukubwira ntabwo ushobora kuva hano utamumbwiye banshakira ikabure nkuhonde papa saba kubita umubyeyi aheta umubyeyi ukubita umubyeyi utazi se w'umwana baho singiye kumwibuka se bimo biraza ariko beni umuntu yibuka ibintu yigeze kumenya ntabwo wakwibuka ibyo utamenye byanze bikunze uramuzi nawe arimo aranyibagiza pamusohore ikigaragara barenze umwe byagucanze oya ni ukuri ko imana n'uriya wenyine uwuhe nyine uriya harya yitwa ntabwo mwarajyanye se nzi ko amuzi warabimubwiye se ngo nawe mwadukire ntabwo ndiwe nibagiwe benita nta soni ufite ubu twebwe tuzarera umuntu tutazi ni ukuri umwana azavuka naramwibutse nzaba namumenye mu yandi magambo nturanamubaza ngo anaguhakanire witeguye kubyarira ahangaha nicyo bivuga ngiye kumubaza ugiye kumubaza iki se njye nakubwiye ngo mbwira izina ngo ugiye kumubaza iki ndamubaza gahunda afite n'ibijyanye no kurera umwana byose dusebeje gusa baragutera inda ntumenye n'uwayiguteye ariko ndamuzi papa ni ukuri nuko namwibagiwe ko ndi kugenda nibuka izina riri kuri kuza wagira ngo yanyoye ururimi imbuto nyinshi hano icyizere mfite kutanywa ibiyobyabwenge rwose ukuntu urimo kunsubiza ntibihura na gake nabyo ngere nimugoroba ndakurahiye kandi iri zuba nirirenga utarabitekerezaho urarengana naryo ngere nimugoroba 12:30 warengeje gufata umwanzuro wo kuntu iri bumwirire iryo zina kuko nturiyobewe ntabyo kumbwira ngo ntabwo urambwibuka byo simbizi musigare n'indagizi yanyu muyumvishe kandi igomba kumbwiza ukuri ntabwo nahura muri iyi mikino sawa bere amakuru se uretse kunkora ko nta makuru mfite ese nukigiye gutyo se ubwa mbere nawe ukoze wakubaza amakuru ni ikibazo
reba ukuntu wanyitaje wagira ngo bwa mbere duhuye. ese ubundi inzu yakuyoboye ahangaha wari ukiyibuka vipi? Nasi nayeberwa gute? Ega vare njye ntabwo mwanga, wenda nuko shitani we yateye umuntu bitewe akavuga naba kundi nabi biryanjye pe. Buriya rero akantu keza ni kamwe, buriya umuntu nyine iyo mukiri kumwe avuga ibyo ashaka ibintu byose aramena, ntabwo ushobora kumenya umuntu uwo ari we, ariko nyine ubundi iyo ibintu byajemo agatotsi nibwo ubundi umenya ubundi uyu muntu ni muntu ki. Ushatse kuvuga ko ndura muntu uvuga nabi. Ni ukuri pe. Neza aricyo utanyeretse. Ntabwo mvuga nabi, nta nubwo ngenzi no gushihurana, sinashobora no kugutuka. Nyine niko wakunda umuntu ibintu biba byamunyuzemo nyine shitani ikahita izamuka, ariko ubundi nta kibazo cyanjye. Urimo sinago wari umumbuye. Wahise kunkoraho ko ntazi ibintu wisize wanzani. Urabona nisize iki? Karamenyesha. Bari ahubwo nyacyo nshaka kubwira. Ako se wa mukobwa urumva nase no bwa mbere twaba dufatanye. Nyine ibyo ngibyo byararangiye. Cyane na cyagiye. Nyana yimbwa utagorera kuri Saint Valentin ibiki n'ibiki kutireta ukennye ubu noneho nkennye kurusha uko na mbere nari imeze. Ibyo by'abakene ubu ntabwo ari byo ndi kureba, nutse ko n'abakene baremye n'Imana. Ahubwo akintu nshaka kubwira. Wanindiye ko mfite akazi kenshi. Kuse kusigaye uvuga naba ahubwo ari wowe, kandi ngiye kuvuga inkuru nziza. Nanjye ni shitani nyine nta bitatera ngo nanjye nyaritsemo. Ko nyine ni shitani ziri guhangana si byose? Wari yanjye yaragiye. Niba iki se mawe? Ubwo rero ibyo ukora byose ntuzirikane yuko ugiye kuba umuntu w'umugabo. Ndatwite. Ngo? Ntabwo byumvishe. Eze ibyo ngibyo yari ngo bimfashe iki? Musevara ushatse kuvuga iki? Nase nubwo wenda twari twashwanye nyine tutaragize. Koko wigeze ubona imbwa itera inda? Ibyo se ushaka. Ngira byarahe? Imbwa se ntago zibyara se. Umukene nta kintu ashaka agiyemereye gukora. Ko atemereye guteza ko atemereye kurya. Ibyo ntabyemereye. Nta mukene ushyuka. Kandi waraneye inda. No sinda vare nayikoye he ni yawe rero ndagira ngo nabimenye. Niyo mpamvu ushaka washyira baro hasi ibintu byo kumbwira nabo ukabireka tukitegura kubyara umwana wacu. Uzajya akora nsanze muri mode nziza. Nawe ubundi mba nkweretse uwundi. Sura mba nyihindanyije. Naguteye inda. Inda si yawe. Genda ni yanjye. Ese byanya byo watwita se? Nawe watwita? Ndi waraneye inda. Ku bwenge wawe ukohemwa? Kuva rushaka kuvuga iki? Ariko madare disi kuno yacimiye n'imigufi. Kabwiza ukuri. Kakanya amazi nagakiri yayandi. Sibyo? Je ntago nterinda pe. Cyo kimenye. Ahubwo ibyiza nuko wasohoka ngaha. Niba ushaka no kwingerekaho. Nta kintu. Nyine wowe umutima wanyu uzimpuwe zanjye. Kano kanya rero nanjye umutima wawe narawumize. Sinyufite. Vari ibyo uvuga byose ntabwo mbanye. Iyi ndigomba kugumana muri iyi nzu ukayirera igakura kandi akavuka ukareka azaza asa nawe. Ariko warasaze? Ntabwo mbana. Ntabwo vanga. Rero nacishije make ndakubwira twumvikane wanga kunyumva. Twumvikane iki? Amagambo ambwiye ntuyazi. Genda wenyine ubaga wifashe. Aya magambo singiye sinakubwiye ko yari shitani sinihannye. Ubu simbere wa yari nuku ubiyaba narihannye siba nanagututse nakurangije. Ako se tujye tuvugisha ukuri. Wenda shaka indi mitwe nteka. Kano kanya ufite udufaranga dukeya. Ne tuza tureresha umwana. Akora cyari waho ndi koko. Ahubwo zana nanjye njye kugura imyenda y'umwana. Hari no kuntu mba natwari ibintu. Ako warasaze cyangwa ni uri igicucu. Ngendera umwana utari wanjye. Vare nukuri uyu mwana nuwawe pe. Mukuremo. Ngwamo amafaranga ngiye kumukura. Ese kundeba gutyo niba utamushaka amafaranga none haraho hose ndi buri. Cyane waye guteye yaguye. Kandi ari wowe yame. Ese vare umwana wacu wamwica ngenda shaka ko tunamubyara. Ubundi se usigaye ufite akazi reka uyu mwana tumubyara uzamurera. Shaka ko abagore ni nka shitani kabisa.
kuba nyine nsigaye mfite akazi nicyo gitumye nyine wumva yuko tuno twakomezanye. Oya nambere ari ugafite ariko wahinduye akazi nta mpamvu yo kwanga kurera umwana ahubwo se wamaye nka 5 mfite ukuntu njya ntwarira nyine kumwe gahambirwe iki gicucu gusa bare nukuri natwariye amasaha ba maso umva banga cyangwa bare se bare gusigaye ari umwana mu genda umva nkubwira ibiganiro tugane nukuri mbamarira ndabwana soka bare basi umva nkubwira nkwindanye isura oya ngiye kubara 3 rimwe se bare uyu mwana 2 toka bare toka genda gicucu gusa harasaza n'ikindi gihe njye naho njya nyina n'ibicucu Karame. ese ko ndebe ibitekerezo byawe gutwaye sha bite ntabwo ari byiza bro byagenze bite se ntabwo byumvikana bitumvikana pe ibyo byumvikana rero kagira inkuru n'umuntu wo kuzibara akibona ari nk'ubwenge iki ntabwo byumvikana nyine byagenze bite nyine ariko nawe tekereza uko nawe n'umukobwa akwita imbwa agire gute turi nta gahanga nta faranga ntaki ku munota wawe ugiye kubona aze abebeta ngo wamuteye ibyo niwe wabifata nasara kubeshyira cyane rwose ushingira uvuga ko akubeshyira aho uzabona ashingira abeshyira ni he nyine icyo nkubaza ntabwo waryamanya nawe se akaba byabaye hambere byabaye kera ubwo nyine aho berukira nibwo yagiyemo reka nkwereke umuntu yazi ko wamuteye akagutu kakwandagaza ngo nuko utamugore ngo indabo za Severante umuntu wese ariko agira uko akunda mu buhe buryo rero nibyo mpora nkubwira buriya barese ugomba kuba umugabo sibyo ntabwo umukobwa yakwifata ngo avuge ngo wamuteye inda atari wowe muteye ntabwo bibaho aho ikugeretse hose ariko wemera ko hari nk'igihe agenda akajya nko mu bisaza kikaba kirayimuteye akaza ashaka akana kagasonyine ngo akagereko n'ubundi umusaza ajya amutunga kugira batamusenyera urugo bitabaho hose kuko byanga byakunda umwana ashobora gukura mukamwanapimisha na DNA ariko warataye igihe ahubwo wewe umugabo umenya ikibazo ugezemo umugabo ukunda ntateye warayiteye kuko waryamanye nawe byibuze iyo uvuga ngo ntabwo waryamanye nawe wabikoreraga iki reka nkwereke pe uramponda sinoga hari ikintu kidashoboka ariko nawe ntabwo uri kubyumva none ubwo umukobwa nimba akubwira ikintu ntucyumve gute atakwita reka umuntu bakubwira ati wowe ni icyo udashoboye kunkorera ntagikorerwa n'abandi urumva nyine arajya hariya uzi impamvu yakwisimbwa reka bimaze iminsi banza wumve impamvu nkubwira kwisimbwa nuko kukubwira ngo wamuteye inda wagize ukamwihakana nyine utabona ko uri imbwa nyine ntabwo ari uyu munsi njyewe nyisimbwa atanabimbwe nta gitekerezo afite ahubwo nyine yagiye bimucanze nyine agiye ahaye abasaza bamuteye avuga njye kwigereka kuri iki wari uharabaha ariko urasetse ndetse umuntu niba kwibwira imbona nkubona akakubwira ati nimba udashoboye kuba wantunga abafite amafaranga kandi mfite ibyo bakeneye why not ntabaha none mu gihe hari ibyo agukeneyeho ntubikora ukabyigurutsa gute se watajya gushaka nyine none se nyine yagiye ahandi none se turanarekana pe yiza kuneza ibibazo rero wabaye umugabo ukamenya guhangana n'ibibazo nimba umukobwa ngo wamuteye inda ukabyemera ubwo ko ari bwo bugabo bwanjye ariko ndemera inda ntateye uyu muntu ahaye uyunguye rero naje gucagwemo ngo ni wowe ubibwiwe n'icyo ariko icyo nkubaza uvuga ngo ahaye uyunguye kare mubwira akabikwibwirira ubu mukobwa bakubwiye ngo oya cross coat nawe rero nubwo uri mukuru wanjye ariko nawe wagira ngo sinzi ubwenge bwasubiye rero nkubwire urumva
mva nkugire inama. Ikisi. Inama ya kigabo. Urumva? Ikintu kizakugira umugabo ni uguhangana n'ibibazo n'ibihugezemo. Umukobwa mureke nimba akubwira ngo wamutinda. Sibyo byemere. Vuga iti soke nta kibazo. Were kubyigurutsa kuko nubyigurutsa nibwo wikurura ibibazo. Ibaza agiye kukurega bakagufunga none Bamfunga. Kugira ngo mbaye nawe bamfunga. Nakoze Scott nawe tujye tugendana. Wowe ntago biza. Nako bakiseye. Ukumva? Wakagiraga iki mu maguru? Nawe nyumvira. Nese nyine ngiye twakundana ntawe nanzi ko afite imico nk'iyo ngiyo. Ikibazo gihari we ntago kucyumva. Ngiye kano kanya akazi mfite ni nkaho nawe urabizi ko kadafatika. Ndajya kwigireka aho yo mada. Ubwo ndamutungije iki. Noneho agahenda gahari ibaza n'utwo ndi gukora dukeya ntumuhe none nzasanga umwana atari uwanjye. Ako yari uvuga ngo umwana si uwawe. Rembe vuga. Umaje kumujya mu maguru ukoze ibyo ukora urahaze uteye inda no utangiye kuzigurutsa kubera ubuzima. Ntago umuntu yampa rimwe ngo naza nantukanye itembwa ngo nindaza ngo nemera umwana. Kare. Niba gufunga. Ni ukureba. Nuko rero umva Diego. Ubundi ntabwo biba byoroshye rwose. Biba byoroshye wa mugabo we. Niyo mpamvu naguhamagaye ngo uze tuganire. Sibye ko wari unantunguye ariko nabuze ati reka numva umuvandimwe icyo nshakira wenda nkawamenya wenda wabona ari byayindi byabo. Arako wari watumije se wenda ngo umuntu aba arya umunyu. Ni ibibazo bya hano muri famiye. Urabizi madamu ntawe uhari yari amaze iminsi ari ku ishuri. Ariko agiye kuza agiye kugaruka. Aragaruka bamwirukanye se cyangwa n'ibijya bagiye kugaruka nyine agiye kuza just bisanzwe mu kiruhuko. Ariko azamara igihe utaguye ahashashe. Ntabwo ngo yahashashe ahubwo buri ibyago bibwirira abagabo. Ngo urabizi ko mbana na wa mushiki wanjye na murumuna wanjye Valence. Bose ni ngo njyewe uzi ubuzima bwabo n'njyewe bareberera ibyo byo urabizi ntabwo bitindaho. Ariko twaje kugira ikibazo. Valence yaje gutera umukobwa inda. Wa muhungu wirabura se? Yego. Tera umukobwa inda? Ku nguvu ze iki? Cyangwa yaraterese nk'abandi? Ku nguvu? Yashatse umugore cyangwa yateye inda nyine ariko wihishwa nyine kwa kundi by'abahungu. Ariko kigaragara nawe ni nkaho nyine atabyemera ko inda ari iye. Kaho njye nyumvira. Numva bari hasi hejuru we n'umukobwa. Kandi ikindi nta kazi agira. Numva ubuzima bwabo buri mu biganza byanjye. Ikibazo ahantu bihuriye n'umugore wawe gutaha. Urumva madamu agiye kuza. Numva turi muri ibyo bibazo byose. Kuko byanga byakunda uwo mukobwa akeneye gufashwa. Siziri nicyo kintu mu cyumba. Kandi uwo muhungu ari guhakana ko inda atari yese bwo wamufasha umuntu utabizi. Kuba yiriye niye ariko ni kwa kundi umuntu abona nta bushobozi. Ubwoba ni iki agasa n'ubyikuraho. Ariko giye twarabiganiriye. Nyine wumva ari gushidikanya ariko nta kundi nyine arafatwa kariye. Kandi umuhungu nta bushobozi. Rero tikuvuga se bizagenda biti. Of course na madamu ntabyo ntago ndabimubwira. Ibyo bibazo byose mu birimo gutyo atabizi ahase yabimenya gutari ku ishuri. Biracyari rwihishwa. Ko se hari icyo byatwaraje akabimenya nawe. Ukwiye kubimenya nta kibazo. Ariko icyo ndimo ndeba none aha ni ubushobozi kuko nafasha murumuna wanjye kugira ngo yikure muri icyo kibazo n'uwo mukobwa nawe irindi support abona ko Valence we ntabwo yishoboye. Niba ndimo ndibaza nzabifatanya gute kuko n'urugo rwanjye kandi ubona narwo nyine ari ukwakunda uvuga ngo nta bindi bintu ufite bya mirenge. Rero nimuvuga ntizo kuza nkugisha inama mbikubwireho. Unabonaga nsa naho wenda Valence ngiye namusezerera. Kuvuga ibyo bibazo se byose umusezera kugira ngo bitagenda bitese. Ntakaba umugabo.
kandi atemera uwo mwana Niwe? yateye inda, ikindi kandi umugore wawe ntaho bahuriye na Valence, Birahura. ibyo bibazo ntabyo arimo. birahura ati impamvu biri buhure kuko Valence urabona yari hano kenshi ntabwo ari wa muntu ushobora kuvuga uti reka nanjye ntekereze ikintu nazakora kizangirira akamaro nkumva ibyiza ahubwo no kugira ngo yumve ko agomba kugira inshingano runaka ari uko agiye namusezerera none akagenda akamenya ubuzima wenda aramutse ageze hanze byazamwigisha bikanamufungura ko buriya nta kiruta umuvandimwe se, ariko ugishije inama se umudamu wawe ukamubwiza ukuri byatuma utandukana n'umuvandimwe wawe. Adamu numva hano hagaraza ibyo byo kubiganira ko tuzabiganira. Yes. Hanyuma rero ngewe icyo uko ndi kubyumva ndumva ari urucabana, ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Kereka wenda uwo mwana niba ari mineri atujuje imyaka. Imyaka nta kibazo. Apo urucabana ita ku muvandimwe wawe, ubwizwe umugore wawe kuri ntanaza, hanyuma numara kumubwiza ukuri arakubwira nawe ikiza kuvamo. Ushobora gusanga kuba ufite ubwoba bw'uko ashobora kubifata nabi, kandi iyo ndebye madamu wawe mubona ari umwana mwiza, ashobora no kuba akunda abavandimwe bawe utabizi, ndetse akaba yanabafasha muri icyo kibazo. Burya kuvugisha ukuri nibyo bya mbere. Wowe ivanemo ubwoba nk'umuntu w'umugabo nyine ufata icyemezo uvuga ati bwije umugore wanjye ukuri. Ndumva ari uko wabigenza, ariko abavandimwe wawe mukabana neza. Birashoboka gukomeza ubuzima. Noneho umukobwa we ukabikurikirana neza ukareba na Valence ibye bikajya ku murongo. Ikibazo ntabwo urimo kucyumva neza. Ku mudamu wo kumubwira ko twanabibwa tukanabiganiraho, ariko shaka Valence nakomeza kuba muri uru rugo ntabwo azamenya inshingano ze. Rero njye ndumva wenda nuko amasaha yaranamfashe, reka tuze kuvugana kuri telefone, noneho mbwira uko biza kugenda na madamu wa naza umwire nze mumusuhuze dore ko hashize igihe. Rero ubwo nanjye kamurikirane gahunda njya mu kazi, dore amasaha yamfashe.